guhera ku minsi yatambutse no ku myaka yatambutse, ku binyejana byatambutse no mu bihe byose byabayeho, isi yagiye ibaho bitangaje kandi biteye n'amatsiko cyane, ariko nanone akenshi ugasanga byinshi mu byo twemera tubyemera buhomyi, ku buryo kuva uvutse kugeza ukuze ibyo wigishijwe ndetse akenshi ari byo ugenderaho, ariko bambe byageraho kwikorera ubushakashatsi. Ati sinivange mu bya politiki w'abandi, ariko se kuko ukibaza abakristo bemera ko Imana yaremye isi n'ijuru kandi ishobora byose nta ikinanira, ari we mutegetsi w'abategetsi akaba n'umugenga wa byose, babikuye bikagorana cyane, aho iyo witegereje abo birwa batitiriza babyina kandi basakuza cyane, abandi barara mu mashyamba, benshi muri bo bapfa batageze mu gice cya zero cy'inzozi zabo, bakabaho bikamase nk'aho hari aho batanze isezerano ko bagiye kuza ku isi. Dore ye bizakugora kubona hari ikintu iyo mana yo mu mashyamba no mu bihuru yasubije automatique, ahubwo uzasanga abenshi muri bo barara amajoro bashamadukira, bakanabarara ku mihanda ndetse no mu by'isi cyane, ari byo bintu bizereramo ndetse n'ibyo babisabira rwose ari iby'isi, amazu meza, amamodoka meza, amatelefone ahenze, amashuri meza y'abana babo, kandi rimwe na rimwe byose byarubatswe nabo batizera nkabo, ari nabyo baba basenga basaba kurusha iherezo ryiza ry'ubuzima bwabo. Ngahore nuko birakomeza biba amayobera. Yongera wibaze nanone, utari ko se kandi iyo mana yo ni iki? Yarimwe nande? Yaje ite kandi ikora ite? Yewe n'amaziki? Ese usanze umuntu ari we yemeye ma? Dore uzabona bamwe mu bayicuruza badatana promesse, abandi bakayikoresha mu rwego rwo gushyira amahame n'umuco, n'abaroma nabo muri kanuni zabo z'uburezi, ubuvuzi no gukura abantu mu bujiji no gufasha abakene muri Afurika, Aziya n'Amerika y'Epfo ndetse n'indi migabane igiye itandukanye. Uzababona bayikoresha cyane, ariko ukibaza mbere yuko bagera muri Afurika ndetse no mu Rwanda twasengaga iki? Question mark. Twemeraga iki se? Ese ko bamwe muri twebwe bashatse kuyibarusha ndetse ku buryo tuzi n'izindi ndimi tuvugana nayo ndetse n'ibitangaza ikora ndetse n'ibintu byinshi tuyitekerereza, tunakitinga mu buryo bwayo, tugakora nk'ibyayo ndetse tugahanura nk'ibyayo, tugakora ibitangaza byakabaye bikorwa nayo. Ni iki twarushije abo bayituzaniye? Ubundi kwimenya byoroshye gute? Bingana gute ku buryo umuntu udafite n'amashuri 3 ya primaire ayikwigisha ndetse apfa kuba yaramenye gusoma, yasoma biri akayirangiza akumva yakwigisha ijambo ryayo? Wihangana utekereza utandakare cyangwa ngo ntonganye mu by'ukuri mu mboni zawe, ibyo uri gusenga uhumirije cyangwa ugiye kuryama se cyangwa ubyutse, n'iki kiba kiri mu mutwe wawe cyangwa mu bitekerezo byawe? Ntacyo. Hari igihe usanga uri kwitekereza ibyo warayemo mu kabari cyangwa aho uri kugenda, usanga uri no gutekereza utudeni wifite, uri kwikorera umuco watojwe kuva kera, ugasanga urabikora nk'ihame cyangwa nk'umuco cyangwa umuhango watojwe kugira ngo ukomeze usunike iminsi. Sinzi. Ese ni ryari uzabona abakristo ku munsi wo kuva gusenga ku cyumweru nanone kandi mugenda mugashyira mu bikorwa ibyo mumaze kwigisha, ahubwo ko ako kanya mugitaha mutangira kujya muri kanoni zanyu mwahozemo na mbere, yewe n'ubuhemu mufite mukabukomezanya imitima mbimwe mukayisazana, mbese nyine ya masomo mwatahanye akaba yarenze umuryango gusa, yamara kurenga umuryango wagira mu buzima busanzwe ukabera nkaho ugeze mu isi itandukanye niyo wari urimo mu kanya kabanje. Ese kubundi abantu bapfuye bose bitaba Imana bibwirwa n'iki ko nta urapfa ngo agaruka kubwira ukuntu yasanze imeze? Wabigenza gute usanze itarigeze ibaho, ahubwo ugasanga bamwe mu bisekuruza byabanje mu buryo bwo kwiha amahoro no kwiga umurongo ngenderwaho bashyizeho ihame ry'imyitwarire, no kugira ngo ibyo batinya umwe muri bo akagira ati sinegereza ko hari undi muntu umpereza amabwiriza yo kubaho, niyumvamo imbaraga z'imbere cyane zinyereka inzira yanjye, niremeye Imana muri njye, sinikiremwa kiri hanze yanjye, ahubwo mu ijwi riri muri njyewe rihoraho rinyibutsa uwo ndi we n'uwo nshaka kuba we. Iryo jwi ryanjye rimbwira riti wowe niwe ufite ubuzima bwawe, ntukabupfusha ubusa, icyemezo cyawe gifite ingaruka, jya ubitekerezo mbere yo kugikora, ntukibeshye ko abandi ari bo bazagukorera ejo hazaza, ukuri kwawe kukuberaho umucyo, ariko wemere gukosorwa n'ukuri kugaragara. Sinubaha ubwoba, sinubaha imvugo zisunika gukora ibinyuranye n'icyo nemera, ariko nanone Imana yanjye iri imbere ntago impa uburenganzira bwo gukora icyo nshaka cyose, ahubwo impa inshingano kuba umuntu mwiza wubaka kandi utekereza. Iyo nibeshye iranyibutsa, iyo nihuta insubiza inyuma, iyo ndimo kugwa mu mwijima iranyereka urumuri rw'ubwenge. Sinshaka kuba hejuru y'abandi, ndashaka kuba umuntu uyobora ubuzima bwe n'ubwenge bwe, atagendera ku bintu byose byo hanze gusa. Iyo niyo Mana yanjye, si ikiremwa kiri hejuru yanjye, ahubwo ni discipline, conscience n'imyitwarire nishyiriyeho kugira ngo mbe uwo nshaka kuba we. Aka kantu murakumva? Abakristo bakunda gutanga impamvu ishingiye ku nkomoko y'isi, universe. Bashobora kuvuga bati kubera ko isi yagize intangiriro igomba kuba ifite uwayitangije, cyangwa bati kubera ko isi yaremwe igomba kuba ifite umuremyi wayo. Ariko iyo baganira n'abatemera Imana, nibo mvuga, hari ababaza bati niba Imana yaremye isi, Imana yo yaremwe nande?
iki kibazo kirumvikana ariko kenshi kiba kidafashe neza icyo abakristo bavuga. Ntibavuga ko ibintu byose bigomba kugira impamvu byabayeho, ahubwo bavuga bati ikintu cyose gifite intangiriro kigomba kugira impamvu kandi kigomba kugira iherezo. None se sha muri physical geography bagiye bakwigisha uko imisozi yabayeho, ibibaya, amashyamba n'ibindi byinshi bigize isi, no mu zindi nyigisho bakakubwira ko amasomo afitanye isano anthropology iyo babaza ngo umuntu yavuye he, usubiza hashingiwe ku bumenyi bwa siyansi, si imyemerere. Abantu bo hambere humans aribo bantu ba mbere babayeho bavuga ko bakomotse ku bwoko bw'inyamaswa zisa n'abantu zitwa primate binyuze muri evolution ihindagurika n'ibinyabuzima, aho byatangiye benshi mu bushakashatsi bw'abahanga berekana ko Afurika ariho haturutse abantu ba mbere. Hari ibimenyetso by'ivumbuka byagaragaje ko abantu fossils byabonetse muri East Africa, cyane cyane mu bihugu nka Ethiopia, Kenya na Tanzania. Uko abantu bakwirakwiye ku isi, abantu ba mbere bagiye bahoro buhoro bimuka bava muri Afurika, bahise bakwirakwira mu Burayi ndetse Aziya n'ibindi bihugu n'indi migabane, bagera ku yindi migabane yose si barayuzura. Sindi kwigisha siyanse mu nyumve neza. Usomye neza ugashukumbura uzasanga biri ari cyo gitabo kimaze imyaka gicuruzwa ku isi kandi kimaze no gucuruza ahagije. Ariko se nanone mwana wa mama witwa izina rya Karoli cyangwa François Mutagatifu n'abandi baranangukiye mu bisekuru bya bene wabo, nawe ukabyitwa kandi ukanabyizihiza atari n'izina rya sokweri cyangwa mu bisekuru byanyu nkaho nta bantu banangutsemo. Ubu si ubuhakanyi cyangwa imyemerere n'icyegeranyo duhuriza hamwe tukumva bishingiye ku mitekerereze ya muntu n'imyizerere. Nitwa Bruno Rwanda rw'ejo, ntega amatwi tuganire, sibyo? Ntundakare, ntunyumve nabi, ahubwo tuganire dushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'impuguke mu bihe bitandukanye, ndetse tunafashishije siyanse na Bibiliya, turebe Imana dusenga ubundi yavuye. Kora subscribe kuri Rwanda Inspiration 250 tuganire tujye inama. Gindi Bruno Rwanda rw'ejo. Abakristo bemera ko isi yagize intangiriro bityo igomba kugira uwayiremye ari we Imana, ariko nanone kandi bakemera ko Imana itigeze igira intangiriro bityo nta mpamvu yo kubaza uwayiremye. Ariko nanone kandi Bibiliya yigisha ko Imana ari iy'iteka ryose, eternal, ntigira intangiriro kandi ntigira iherezo. Nubwo ibi bigorana kubyumva, abantu benshi cyane cyane abatemera Imana bavuga bemera ko hari ikintu runaka cyahoraga gihari. Urugero, hari abemera ko isi ubwayo itigeze igira intangiriro, hari abemera ko hari universes nyinshi twakita multiverse zihoraho, hari n'abavuga ko batazi neza ibyabaye imbere ariko bemera ko hari ikintu cyahoraga gihari. Mu by'ukuri abantu bose berekeza ku kintu runaka cy'iteka aricyo cyateye ibindi byose kubaho. Igitekerezo kivuga ko abantu aribo biremeye Imana rero gishingiye ku buryo bwa filozofiya n'ubushakashatsi ku mibereho y'abantu, anthropology. Abashaka gusobanura ibyo bavuga ko Imana ari igitekerezo abantu bihimbiye kugira ngo babone uko basobanura ibintu batumva, bagabanya ubwoba cyangwa bagira uburyo bwo kubahiriza amategeko n'imyitwarire mu muryango. Dore uburyo bwa mbere abantu biremeyemo Imana rero byari mu buryo bwo guhangana n'ubwoba n'ibidasobanutse. Abashakashatsi bavuga ko abantu ba kera bihimbiraga igitekerezo cy'Imana kugira ngo basobanure ibiza, indwara, urupfu n'ibindi bintu bitashoboraga gusobanukirwa ku bantu cyangwa batashoboraga kuba basobanura. Umutima n'ibitekerezo by'umuntu. Abafilozofi bamwe bavuga ko Imana ari ishusho y'ibyifuzo, ubwoba n'icyizere cy'abantu nk'uko Ludwig Feuerbach na Sigmund Freud babivuga. Ndetse kandi imiterere n'imibereho, hari abavuga ko igitekerezo cy'Imana cyafashije gushyiraho amategeko, ubuyobozi n'imyitwarire myiza mu bantu. Uburyo bwa kabiri, Imana niyo yaremye abantu, umuremyi utararemwe. kandi abemera Imana bavuga ko Imana itaremwe ahubwo ariyo soko y'ibintu byose n'abantu. Bavuga ko ihoraho, Imana ko ibaho, itagira intangiriro n'iherezo kandi iri hejuru y'ibintu byose ndetse y'igihe n'ibindi bintu byose bizigera bibaho n'ibyabaye mu bihe bitandukanye. Impamvu y'itangiriro ry'ibintu byose bavuga ko hagomba kuba hari intandaro ya mbere, uncaused cause, itari yararemwe ari nayo Imana, akaba ariho bibera amayobera. Rero icyo iyi mpaka isobanura muri rusange, iyi mpaka igaragaza itandukaniro hagati ya uburyo bwa siyansi n'imitekerereze y'abantu bavuga ko Imana ari igitekerezo cy'abantu, n'uburyo bw'ukwemera theology bavuga ko Imana ariyo muremyi w'abantu n'ibintu byose. Abafilozofi bavuga ko bidashoboka ko habaho urukurikirane rutagira iherezo rw'ibyabaye mu gihe cyashize, infinite regress. Babigereranya n'uruhererekane rw'amadomino. Tekereza umurongo w'amadomino ugereranye ibyabaye byose kugeza uyu munsi. Iyo idomino ya mbere iguye, izindi zose zikurikirana zigwa. Ariko niba nta domino ya mbere yabanje kugwa, nta nimwe muzikurikira yagwa. Bityo hagomba kubaho intangiriro ya mbere yatangiye uruhererekane rw'ibintu byose. Nutekereza ko turi gushyira umurongo w'amadomino, ariko igihe turi hafi gusunika ya mbere tugahagarara, tukongeraho indi domino ya mbere, nanone tukongera tugahagarara, tukongeraho indi, tukabikomeza ubuziraherezo. Icyo bivuze ni iki? Nta domino nimwe izigera igwa,
kuko igikorwa cyo gutangiza kitigeze kiba mu buryo bumwe. Niba byabaye mu gihe cyashize byari bitagira iherezo, ntitwari kugeza ku munsi w'uyu munsi ariko turiho. Bivuze ko ibyabaye byari bifite umubare ugira aho ugarukira, finite. Bityo hariho intangiriro ya mbere, niyo abakristo bita Imana. Filozofiya rero ya infinite regress igaragaza ko igihe n'isi byagize intangiriro. Niyo mpamvu abakristo bavuga ko hariho ikintu cy'iteka eternal kitigeze gitangira uncaused, kandi aricyo cyateye ibindi byose kubaho. Icyo nicyo bita Imana. Ariko abatemera Imana ntibabyemera, bose bagatanga ibindi bitekerezo bivuga ko infinite past ishoboka nubwo igoye kubyumva. Bavuga ko si ngombwa ko buri kintu kigira cause. Bagira bati kandi nanone niba Imana itagira intangiriro, n'isi ishobora kutagira itangiriro. Berekana ko Big Bang ishobora kuba intangiriro y'iyi universe gusa, atari byose. Bavuga ko urugero rw'amadomino rutari rwiza bihagije gusobanura igihe. Nakomeje gutanga urugero rw'amadomino, ariko amadomino ni umukino ukoresha udupapuro duto twanditseho utudomo tw'umukara mukunda kutubona ku mpande, cyangwa hari usanga ari umutuku cyangwa ubururu, ariko abantu benshi baratuzi utuntu duto tw'umweru. Abantu bakunda gukina b'abana ngira ngo muratuzi, n'abantu bakuru barawukina bitewe n'imikino bari gukina. Mu Cyongereza bayita dominoes, ngira ngo turimo turagendana neza cyane. Sasa kanikomereze ku kibazo rero cya nyuma, ari cyo ngingo nyamukuru uyu munsi. Imana yo yaremwe nande? Abakristo basubiza bati Imana ni yaremwe n'iyiteka ryose, ntigera intangiriro, niyo ntandaro y'ibindi byose. Ariko batemera Imana bavuga bati niba wemera ikintu kidafite koze, kuki utavuga ko ari universe ubwayo? Abakristo bakongera bakavuga ko ibintu byose bigomba kugira intangiriro n'impamvu, ariko bakavuga ko Imana yo idakeneye impamvu, itakeneye intangiriro, itagira iherezo, itagira iki byose. None ubwo yabayeho ryari na ryari kera, sibwo ibyo bintu bitararemwa yakoraga iki? Abatemera Imana bavuga ko ari ukugira exception idafite ishingiro, special pleading. Mu magambo yoroshye, niba byose bigomba kugira koze, kuki Imana yo itayigira? Naho bibera urujijo. Bavuga ko ikibazo ninde waremye Imana nanone si ikibazo cy'ubuswa, ahubwo ni ikibazo cyumvikana. Bati niba wemera ko buri kintu kigira inkomoko, ntugomba guhagarara ku Mana, ugomba gukomeza kubaho naho yaturutse, ukahabaza ukamenya. Ibi babyita infinite questioning problem. Hari filozofi bavuga bati ntiwashyiraho automatically Imana nk'igisubizo. Universe ishobora kuba ihoraho cyangwa ikaba ifite ishingiro ritandukanye n'Imana. Bati kuvuga Imana yabikoze si explanation, ni ukongera ikibazo. Bavuga ko icyo twita intangiriro gishobora kuba ari uburyo bwacu bwo gutekereza gusa. Physics, cyane cyane quantum physics, igaragaza ko hari ibintu bibaho nta koze igaragara. Bityo rero everything needs a cause, si itegeko ridakuka. Nubwo bamwe bavuga Big Bang nk'intangiriro, abatemera Imana bavuga ko Big Bang ishobora kuba intangiriro y'iyi universe gusa, si intangiriro ya buri kimwe. Bityo rero ntibavuga ko igaragaza Imana. Bibiliya ntiyerekana ibimenyetso bya filozofiya cyangwa siyansi byemeza ko Imana ibaho. Itangira ishingiye ku kwemera ko Imana ibaho. Mu itangiriro haravuga ngo mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yabayeho mbere y'igihe, umwanya w'ibintu bifatika. Birumvikana ko Bibiliya itangira ityo. Iyo twibutse ko Mose yanditse igitabo cy'itangiriro ari mu butayu ubwo yayoboraga Abayisiraheli avuye mu buja bwa Egiputa. Abisiraheli bari basanzwe bazi ko Imana ibaho binyuze mu bitangaza yakoreye Abanyegiputa no mu gutandukanya inyanja itukura. Nanone Imana yari yaravuganye na sekuru wabo Aburahamu kenshi, ikamwereka mu buryo butandukanye. Aburahamu nawe yakomokaga kuri Nowa, wakiriye amabwiriza y'Imana mbere na nyuma y'umwuzure. Nowa nawe yakomokaga kuri Adamu, nawe wavuganye n'Imana. Bamwe mu bashakashatsi bibaza ko igitabo cya Yobu gishobora kuba aricyo cya kera kurusha ibindi byose mu byanditswe byera, ariko umwanditsi wacyo ntazwi neza. Gishobora kuba cyaranditswe na Yobu ubwe cyangwa Elihu, umwe mu nshuti za Yobu, Mose cyangwa Salomo. Ariko Yobu na Elihu bari basanzwe bazi ko Imana ibaho mbere y'uko icyo gitabo cyandikwa, kimwe na Mose na Salomo. Bityo rero nta mpamvu yo gushaka ibimenyetso byerekana ko Imana ibaho muri icyo gitabo. Nyamara Bibiliya igaragaza ko Imana yagiye yihishurira abantu mu buryo butandukanye, ibereka nibura bimwe mu birango byayo nk'imbaraga, ububasha no kugenga byose, kandi ikagaragaza ko izindi mana zose ari ibihimbano by'abantu cyangwa ibishushanyo bifatika cyangwa ibitekerezo by'abantu. Nk'uko ishusho cyangwa painting ituma twemera ko hari uyishushanyije, kandi nk'uko isaha cyangwa ibikoresho bitwibutsa ko hari uwabikoze, watchmaker cyangwa carpenter, nako ibidukikije bitwereka ko hari umuremyi. Aho niho bavuga ko nta rwitwazo rwo kutemera Imana. Kandi nk'uko ibintu byakozwe n'abantu bigaragaza kamere y'uwabikoze, nibyo Imana yaremye bigaragaza kamere y'umuremyi.
inyenyeri n'imibumbe bigaragaza ubwiza n'ubushobozi bw'Imana. Aho ni muri Zaburi. Imigendere iteguye neza y'ibijyanye n'ijuru igaragaza ko umuremyi akunda gahunda, amategeko no kuba indahemuka. Zaburi nanone na Yeremiya. Ubumenyi rusange bw'abantu bwo kumenya icyiza n'ikibi mu mutima, conscience, bugaragaza ko umuremyi ari we soko y'amategeko y'imyitwarire. Kumenya neza ibizaba mu gihe kizaza nabyo ni uburyo Imana yashyizeho nk'Imana y'ukuri yonyine. Ni nako abantu bamenya umuhanzi w'ukuri w'Imana cyangwa umuhanuzi w'ibinyoma. Gutegeka kwa kabiri. Imana ihamagarira abantu n'Imana z'ibinyoma gutanga ibimenyetso byo kumenya ibizaba. Uraje umbwiraho Imana yo muri icyo gitabo cy'amateka ihurira n'iyanyu rero. George Ward, umuhanga w'umunyamerika wize ku byerekeye pigments ziba mu ijisho, retina, kandi akaba yarahawe igihembo cya Nobel mu buvuzi n'ubuzima mu 1967, yavuze aya magambo adafite ishingiro muri 1954. Igihe, time, nicyo nyirabayazana w'inkuru yose. Igihe tugomba gusuzuma ni nk'imyaka miliyari 2. Ibyo twabona ko bidashoboka dushingiye ku bunararibonye bw'abantu ntibiba bikigira icyo bivuze hano. Iyo habaye igihe kingana gityo, ibidakunda bihinduka ibishoboka. Ibishoboka bikaba bishobora kuba ukuri, naho ibishoboka cyane bikaba byahinduka ukuri kuzuye. Icyo umuntu agomba gukora no gutegereza. Igihe ubwacyo gikorera ibitangaza, ariko si by'ukuri. Ntibyumvikana gutekereza ko igihe n'amahirwe byabyaye amategeko y'isi, laws of nature. Igihe amahirwe n'amategeko y'isi ntibishobora kubyara imiterere igoye ya retina y'ijisho ry'umuntu Ward yizeho. Igihe si cyo nyirabayazana w'isi. Igihe si Imana. Igihe ntikirema ibintu, ahubwo kirasenya. Inzu ititaweho neza isenyuka uko igihe kigenda. Iyi mvuga ya Ward nta shingiro ifite. Richard Dawkins, umwarimu umaze igihe kinini muri kaminuza ya Oxford mu bijyanye n'ivuka n'ihindagurika ry'ibinyabuzima, evolution, kandi uzwi cyane nk'umuntu utizera Imana muri iki gihe, avuga ko isi tubona ifite neza imiterere twakwitega niba nta gishushanyo, design, nta ntego, nta kibi cyangwa icyiza biri mu mizi yayo. Ni gusa uburangare buhumye butagira impuhwe. ADN nizi kandi ntacyo yitayeho. ADN irahari gusa natwe tugakurikira umuziki wayo, ariko ADN si umuremyi. Ibi ni ibitekerezo by'irimbura ubwaryo. Niba ADN igenga byose tukaba dukurikiza umuziki wayo, ntizishobora kwizera ibitekerezo byacu. Dawkins ubwe ntashobora kumenya ko ibyo avuga ari ukuri. ADN niyo yaba ituma atekereza ibyo. Ibi ntibyumvikana mu buryo bw'ukuri. Kutizera Imana ni ukwemera kudafite gihamya, gufite ingaruka zo gusenya ishingiro n'impamvu y'ubuzima n'icyo bushingiyeho, ndetse n'ishingiro ry'imyitwarire myiza n'ibihe byiza. Hari umuhanga mu by'inyenyeri rero, astrophysicist, uzwi cyane kandi utizera Imana, avuga ko ibintu bifatwa nko gusenga bidafite ubuzima iyo bavuga ati abakurambere bacu basengaga izuba ntibari abapfu. Birumvikana kubaho izuba n'inyenyeri kuko natwe turi abana babyo. Silicon iri mu mabuye, umwuka duhumeka, carbon iri muri ADN yacu, iron iri mu nyubako zacu, silver iri mu mitako yacu, byose byavuye mu nyenyeri zapfuye ziturika, supernova. Mu myaka miliyari nyinshi ishize, isi yacu, sosiyete yacu ndetse natwe ubwacu turi umukungugu w'inyenyeri. Muri 19, Dr. Lawrence Krauss, undi muhanga uzwi mu bya astrophysics utizera Imana, yavuze ko mu nama yari yateguwe n'umuryango wa Atheist Alliance International, ibi nibyo nise mu gitabo cyanjye nk'ibintu by'igitangaza nzi ku isi n'ijoro. Umuntu yakubwira ati kure nanditse iki gitabo ni ukubera ko ari ibintu bifite ubusizi, poetic, cyangwa nzi ku isanzure. Ikintu gitangaje ni uko buri atome iri mu mubiri wawe yaturutse mu nyenyeri yaturitse. Atome ziri mu kiganza cyawe cy'ubumoso zishobora kuba zaraturutse mu nyenyeri itandukanye n'iy'iburyo. Ni ukuri ko turi umukungugu w'inyenyeri. Ntushobora kuba hano iyo inyenyeri zitaturitse, kuko ibintu byose bikenewe mu buzima, carbon, nitrogen, oxygen, iron, ntibyaremewe mu ntangiriro y'igihe. Byaremwe mu mutima w'inyenyeri, hanyuma bigera kuri wowe igihe izo nyenyeri zituritse. Ariko Dr. Krauss ashobora kubona amagambo ye nk'ubusizi cyangwa se siyansi. Izuba n'inyenyeri ntibyaturemye bitewe n'uko byaturitse, ntabwo nabyo byiremye ubwabyo. Abantu rero ntibagomba kubisenga cyangwa kwibagirwa Yesu kubera byo. Kutizera Imana birasenya ubwabyo, kuko bisenya ishingiro ry'itekereza rifite ishingiro, ndetse na siyansi abatayizera bavuga ko ibashyigikira. Nifashishije izi ngero z'abahanga kugira ngo nkwereke neza ko imyizerere ari ikintu gitangaje. Wizera Bible, undi yizera inyenyeri, undi yizereramo, undi yizerera muri ADN, ariko bitewe n'uburyo wabyigishijwemo, buri umwe n'uburyo yabifashemo cyangwa uburyo yabitwayemo, buri wese abayeho kandi bitewe n'amahame yihaye, abayeho ku murongo yihaye, ntawe ubangamiye undi cyangwa ngo yizere undi. Twageze kwifashisha ingero zo mu gitabo cya Bibiliya. Icyo gizo ngero twari turi kubona ko abantu benshi bagiye babivuga nk'uko rwose bagiye babona ibitangaza, bagiye bayishurirwa, ariko ubu kuki nta muntu uyu munsi wandika igitabo nk'icyo ngicyo bakakanya ibyo bintu byaracitse, abo bantu baracitse. Iyi si ya none iri digital iriho ibintu byinshi, ubu habuze n'umuntu ukora ibyo bintu. Hoya di
mu by'ukuri Imana yaravuze iti uwapfuye ubwenge n'uvuga mu mutima we ati nta Mana iriho, imana z'andi madini ni ibinyoma, abantu bakazisenga ubusa. Imana Bibiliya ni umuremyi w'iteka ry'ijuru n'isi, yabigaragaje mu byaremwe, mu mutima w'umuntu, conscience. Muri Bibiliya no mu mateka ni nawe mucamanza wo kuri w'isi yose, kandi yaduhamagarira kubazwa ibyo dukora. Twese turi abanyabyaha kandi tubahiriza ubutungane bwe, aho ni mu Baroma. Ariko yaje mu isi ari Yesu Kristo, apfa ku musaraba kugira ngo yishyure ibyaha byacu, hanyuma azuka kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho. Kugira ngo umuntu abone imbabazi n'ubugingo agomba kwihana no kwizera Yesu Kristo wenyine nk'umukiza n'umwami. None utamubona nk'umukiza nk'umwami we azaba uwande? Imana niba ari umuremyi wa byose, hakaba hari abayemera n'abatayemera, ese ubwo ku iherezo bizagenda gute? Icyo nakubwiraga rero, buri wese n'uburyo afata mu myemerere ye cyangwa buri wese n'uburyo yizeramo, hari ibimenyetso byinshi bigaragara ko abantu aribo biremeye Imana, ari nabo bayishyiriyeho. Nubwo izi nyandiko tutaza bazanditse ndetse tukumvamo iby'Abanyegiputa n'Abanyayisiraheli, hasanga intambara ziremereje abantu, ese ubwo ngubwo ibyo ngibyo birabirebera kabyikorera? Sindi kuguhugura mu buryo runaka, sindi kugusaba gukora icyo kintu, ahubwo bitekerezeho nawe usanze abantu aribo biremeye Imana. Rero insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi n'icyo inkuru yacu arishingiyeho, usanze abantu aribo biremeye Imana. Ongera bibaze, abandi duhure muri comment, buri wese atanga igitekerezo cyo mu buryo bwumva, andeno n'ibitekerezo byanyu tubikusanyiriza hamwe tubone umwanzuro. Nge nitwa Muri Rwanda Ejo in Rwanda Inspiration 250. Ndagushimiye ko wabanye mu mwanya umaze gutya ndi kukuganiriza. Imana iguhe umugisha, nanjye mu umugisha. Buri wese n'imyemerere ye tuyubahe kandi tuyikunde. Igitekerezo ni icyawe, icyifuzo ni icyawe, uko wumva ibintu niko urabitubwira. Ndagushimiye.